nongeye kubasuhuza, nta kwirirwa nivuga nk'ibisanzwe, aho ngaho ibyo ureba ni ibyo ngibyo, urakaza neza kuri mayi cani, ni Furaji Topu TV nk'ibisanzwe. Ni za nkundo zo muri siniya wani, dutangiriye hakuno ino hari abari ku murongo. Uwo tuzi nka Paza barebye rimwe muramuzi, aza ateza akavuyo ahirikanga buri wese, agera no kuri Keriya mushuti we ahirika imbesire hirya. Nyuma haturutse Bogari yigize umutabazi, ati ni gute waza ubangamira abanyeshuri, dore ngo arabyimba imbere yabo ngo aje kubatabara. Murabizi abo twarebanye rimwe na kabiri, nubwo mwari mumire nabi ngo sindi gusohora utundi, uyu munsi ni njye namwe. Bogari ahangaha yaje yabyimbye, agukubitira urushyi Pazo rw'injyana muntu, agahungu kubera nta tubaraga kifitiye karatembagara. Murabizi ku ishuri abantu bakunda ibyubahiro. Bogari yumvise bamukomeye amashyi, dore ngo arabyimba imbere yabo, yigira umusore, ati ni njye mutabazi. Keriya yarebye uburyo ki bakubise Pazo mushuti we bimwanga mu nda. Nubwo yari ari mu bakoma amashyi, bibanza yari asinziriye, ntabwo yari azi ibyabaye, yabitekerejeho yibutse urushyi bamukubise, dore ngo aratangira kureba nk'impiri, abo twarebanye rimwe na kabiri murabizi. Reka nongere nsubize abantu bavuze ati kutaduha gatatu utegereje iki, ubu njye nagarutse, nyita Furaji nk'ibisanzwe. Keriya yakomeje kureba Bogari nabi, abantu twarebanye ibice byashize, musengere Bogari arapfuye. Keriya yaciriye isiri bagenzi be, ubu dushinze tugenzi twe, ati hangaje gukubitira imbesire. Bogari atitaye ku bunini bwe, yamukubise urushyi amatwi yumvamo injereri. Bano mumenyereye ibyo ku ishuri, uduhungu tumeze gutya mwaduhimbaga ngo iki? Abangaba bagiye twabahimbaga, ariko izina mwahimbaga uduhungu tumeze nk'utungutu muri komenti, ariko aka gahungu k'imbere gasa n'agakunda igikoma. Niba nawe warakundaga igikoma muri siniya wani, ndagusuhuje, urakabona. Ariko reka twikomereze n'agafilime kacu. Ahangaha Keriya yagukubitiye umuntu, bose barumirwa, uramubona ariko uburyo aba yipanze, ngaho se ni kogere. Gukora kuri Pazo ni ugushima kuri Keriya, murabizi. Keriya yakomeje yimangarika, tuvuye hakurya tuza hano hakuno mu ishuri. Keriya nawe wigize akari akajya, aho bamukubise urushyi, bo bita Aline yaraje agakubitira umukobwa ahangaha, na biswi kari karimo kurya arayijanjagura n'umujinya mwinshi cyane, ntabwo tuzi ikibimuteye. Karamurebye kabona nta hantu kamuhera, gacisha make. Utwe twarebanye ibice byabanje, murabizi kahitaga kabangwa, ariko kararebye kabona Aline ni muremure aragasumba. Mbega burya buri wese agira aho agarukira. Abanyeshuri barabakijije nk'ibisanzwe, twa dukobwa tw'amagambo tuza kumuhumuriza. Si kiguhoye iki? Ariko ubundi Keri, ubundi kiguhoye iki buriya? Kuko kugenda bamubwira utugambo twinshi, ahubwo atangira agumira nk'ugiye kurira. Akiri aho Bogari yarinjiye, amuzanira akabiswi atakira, amuhereza akabiswi. Uwari uri kurira atangira kumwenyura, ati ndakunzwe we. Akabiswi aragafata. Bogari muramuzi, yiyemera kubi. Aline nk'umukobwa w'inkumi, ahangaha ni bwa bukobwa bwiga muri siniya wani, ariko bukuzemo gake, yaraje ahirika Bogari, yaramugonganyishije n'ikibaho. Arongera agaruka kuri Keriya. Keriya yarebye ubwoba buramwica, aravuga ati aka ko kazanyica. Ariko agakobwa gasa nka kariya tubonye tugakubitira iheze, nyiramakoraniro. Aline yafashe ya biswi arayihunyura nanone bwa kabiri. Abantu muzi Keriya mu mwitege, kabiri mu rugo rw'umugore ni amakosa. Nanjye mvuga ngo umugabo, kandi nta mugabo w'umugore. Aline n'umujinya mwinshi akomeza kureba Bogari. Bogari baramureba, arongera areba Keriya. Ntabwo tuzi impamvu ibi byose biri kuba. Aline yakuye telefone arabireka, kumbe kuno barebye babona Bogari yiherereye ahantu hari ibyo yakoreye muri za biswi. Bose baratunguwe, dore ibyo Bogari yakoraga muri za biswi
agiye afata buri biswi agenda ashyiramo utuntu tw'ungucenge, namwe murabizi abana mwakunze se nimubizi, atwita umukundi. Iyo umukobwa ngo yakwanze njya numva ngo hari utuntu abakecuru baguha umukobwa akagukurikira, uzabikore waguhise umuyapanya wica abanyeshuri. Ubundi ku ishuri munabizi iyo biswi ifashe umuntu umwe iryaho ishuri ryose. Niyo mpamvu muzabona ku ishuri babuza kujyana utugori, utuntu tw'utubombo n'uturindazi ku ishuri, ubundi ntabwo baba babyemeye. Nk'ahangaha ibintu Bogari yari arimo akora urabona yahumanyije ano mabiswi yose. Aba banyeshuri bose bashobora kuyarya bikaba ibibazo. Uzagenda ubigore ngo wakunze ka gakobwa kabakwanze, ubundi umukecuru agukubita ikirozi wice karasi yose, bahita bagufunga. Hano muri karasi harimo abari guhumuriza Keriya, bwa bukobwa bw'ubushinzi bagendana. Nimwe mbababwira Pazo yaje yarakaye agukubitira bogisi ipima ibiro 200, ayikubita Pazo amabinga arayanyeganyeza kurya nayo afite. Pazo yagukubitiye Bogari igipfutsi cy'injyana muntu. Keriya areba Bogari nk'umuntu wavumbuwe, umuntu w'umuhungu ukora utuntu nk'utw'aba bakecuru, yarirutse arigendera. Pazo aza kureba mushuti we, murabizi byose akora abikorera Keriya. Ati Keriya shere wanjye, atakira akantu nakuzaniye. Yamuzaniye cukamba, kagiye kwifata arabanza agakubita ikiganza nk'ibisanzwe aragasuhuza. Uwagenzwaga n'amagambo ataha nyamba bamwita nyiramakoraniro, aba arigendeye. Tumbiswa mama we nakanadi ati ubwo muraje. Ari naracyahagaze arabariba. Pazo murabizi na Keriya rwarahize, ahagurutsa Keriya ati ngwino njye kwihera akabiswi kazima. Bicara hakuno baratamikana nk'abari mu kwezi kwa buki. Icyo nkundira utwana two muri siniya wani, inkundo zatwo ziba ari iza Afurika, ariko iyo bagiye gushwana namwe murabizi uburyo bigenda. Nongera nsuhuza ba bandi bavuze ngo kutaduhereza gatatu, kutaduha gatatu. Izi gatatu yaje n'izindi nyinshi cyane. Hari n'uwanyemereye agacupa ngo umuhingo akanyenyeri ntarekaho kode, cyangwa yarabishyaga. Ubwo reka nterekaho kode ndaza kubireba. Mera nk'aha mugabo mvuze ngo nta nzoga yansonye. Reka twikomereze hakuno. Pazo na Keriya bicaye hakurya bari kurya ka kabiswi. Pazo akurura umunwa nk'ushaka, murabizi, ariko kubera nzi ko ziri kurebwa n'abana reka ibyo bintu tubyihorere. Bakomeje biganirira ati buriya Keriya ndagukunda, nzaguha ikivuba. Aline yaje hakuno. Keriya yari arimo araza agenda agongana na Pazo. Agonze Pazo, ibitabo bigwa hasi bya Pazo n'ibya Keriya bigwa hasi. Keriya muramuzi, Pazo ubundi yabirenganiyemo ahora akubitwa buri munsi. Pazo bamurebye ikijisho aravuga ati noneho Keriya aranyishe, karitunganya ubu untera amakaye hasi atarako kareba. Pazo muramuzi acisha make atangira kwiregura, nyine urabona uraje ku makaboko kanjye byikubita hasi. Ni telefoni n'ibitabo bari kujya ku ishuri. Barunama bagiye gutoragura, bahondanya imitwe imeze nk'amadegede ahangaha. Ati ndebera nanone kandi untereye ibitabo hasi uranansekura. Ntabwo bisanzwe uburyo barebana. Ubundi abantu twarebye 1 na 2 murabizi, Keriya ahita abanguka agakubita. Subira hasi mwongere murebe 1 na 2, iyi ni gatatu. Ni abana bo muri siniya wani nk'ibisanzwe. Nyumva nyita Flash ni Flash Top TV. Bakubitanye ibitwe barabihondanya neza. Hari akantu nibutse, nindibuka mwarimu amubwira ngo ingunguru ngurimo ubusa ngo niyisakuza. Ahangaha rero uburyo ibitwe byabo bikubitanye numvishe ko hose ari ingunguru zirimo ubusa. Buri wese yafashe telefoni n'ibitabo bye aca isheni. Bajya muri karase kwiga nk'ibisanzwe.
Pazo nawe yaraje atoragura utwangushye atereka nagire mu ishuri ubwo ntakubiswe na Kelly uno munsi nasenze. Urakabona ariko uburyo kinjira muri classe kimarinze. Pazo nawe aturuka inyuma arinjira ngo bige. Urabizi nk'ibisanzwe Kelly yicara imbere aho kugira ngo hamukure sinzi tu. Pazo nawe aragenda yicara mu mwanya we ariko mwebwe ko ibyabereye hanze bagonganye ibitabo bigwa hasi n'udutelefoni. Abandi bana ngo biga na telefoni wibabara baravuye muri Afurika ahubwo na reka. Kelly yakumbe yaragiye atoragura telefoni ya Pazo arebyemo asangamo ifoto yiwe. Pazo arankunda ikiza agafoto muri telefoni yanjye. Uyu ni Kelly urimo areba. Wibutse ukuntu byagenze bataye amatelefoni hasi. Kelly yageze mu ishuri arebye dore yisanze muri telefoni ya Pazo abona ni ibintu bidasanzwe aravuga ati burya Pazo ni umushuti wanjye arankunda. Kurya Pazo nawe arihirira arebye muri telefoni abona Kelly yamunobye mu ntuza muri screen. Umuntu ngo mukunde bagushyira muri screen ngo password ngo akagira ngo n'ijambo ngo izina ryawe. Iyo mitwe muyikurayo. Pazo nawe yararebye abona Kelly yamushyize muri telefoni ye biramuringa ibyishimo biramusaba ati burya ka Kelly akarankunda. Dore ngo Pazo bose buri wese yatoraguye telefoni itari none bisanze buri wese yarashyize umwe muri screen. Kelly byaramunejeje muramuzi agira amahane akagira n'urukundo. Pazo n'umwana ucisha bugufi nawe arareba abona yatoraguye telefoni itari iye. Buri wese ngo bararebana ariko akangaka kishimye yanshyize muri screen mana. Pazo nawe twishimwe ni twose ka Kelly akarankunda. Inyuma hari waje guhengereza Kelly ati toka. Ubundi wabonye umwana uzi gukopera nuko nguko yubu. Bugari nawe aje kwa Pazo ngo arebeho ati toka ndakwiyamisha apeti. Jure bivukure bitakureba rebe hirya. Yibikira telefoni ati ibyo mbonye ntibisanzwe. Kelly nawe ngati urashaka kureba mwiki bose ariko ati ko ndiwe wari kureba muri telefoni hawaye iki. Pazo yasohotse ari kwihamagarishwa. Kelly nawe aturuka hirya yihamagarishwa. Njye turi kumwe nyita Furage ubwira ngo kandi subscribe date wana umunsi ku munsi. Ni love story ni abana bo muri senior 1 nk'ibisanzwe dukunda kwirebera. Iyi ni gatatu. Kabiri na rimwe zirahari kandi mwarazikunze cyane nubwo mwari mwarambuze. Hari n'abanyemereye agacupa ngo ngaruke reka nze ndaza kubireba reka nze ntereka agakode. Ntabwo bari bugukate urabizi agacupa urakagura kumbe hakuno baje guhererekanya amatelefoni. Nubwo ko buri wese hari ibyo muri telefoni undi agasangamo ishusho yo mugenzi we buri wese atunze muri telefoni undi baratunganye muri telefoni. Kelly we byamurinze Pazo arankunda amfite muri telefoni. Ngo umukobwa ngo atagira amasoni ngo ntabwo ngo ari umunyarwandakazi no mu Bushinwa birabaza. Kelly yakomeje guhitsa nkomeje kwibutsa umuntu wambwiye ngo garuka ngo dukorere ngo izindi ngo tuzagutama akantu. Kode ntabwo bakata dore ngiye kode kuri screen sinjye bababwiye ngo mumbwire ngo nimbanguke ngo munemo akantu babwira ngo ibikoresho bari yataye. Ati we bagukata reka nze ndebe singiye kode kandi akanyenyeri n'iki kumbe hakuno hari agakobwa kabyishimiye ngo Pazo arankunda yaransariye anshyira no muri telefone. Kelly yareba hano ibi byana ntabwo njya mbishira amakenga. Iki nicyo bita zero distance. Dore ngo bararebana
bararebanye aha ngaha. Dore mwabana mwe bababwira bya bintu mwirirwa mureba ngo murashaka ngo bagiye guhuza imirimo, biriya bintu ni umwanda mwabana mwe, mujye mubishyira ku ruhande. Turebe utwana twiza Pazo na Kiresi biga muri sinema, ni nkaho wiga urebe ko hari ibyo bakora, ariko uba waraho washyushye ngo bagiye gusomana ibiki n'ibiki. Mujye mwirinda mwabana mwe, muzakure neza. Reka mbabwire ngo reka tugasoreza ngaha agafilime kacu n'abana muri siniya wani. Njye nyita Flash. Ciao ciao.